Mutebiteze amakuru umeze neza yego kusimye gutotera mukumbuye kari nabimuze atwikate rero wa mukobwa ko muri ikaritsiye nta mukobwa n'umwe utamubona arasaka ko uryoshye mu maso noneho nawe yakugeze ego buriya aha yes nakora kumari banza utari nawe ariko banza utabona umuntu ndahari ahubwo mba ndi gutegeza ku bwiza bwawe bwanshanze kabisa reka jyana nawe ntacyo yewe ubundi se turamurenza hano aha ni mwanangeza imbere kariza neza bite nipisi kumura munyaka mwawe utangiye nta kibazo ariko paje nyege yego ubundi se turamurenza hano aha ni mwanangeza imbere aba pampe twababona gute? Boss urabona ntago imiti yari yakabashizamo neza ariko uko byamera kose mu minsi imbere baraza kuboneka. Aha ndashaka rero ko tubabyazamo umusaruro. Kabisa niko bimeze. Nta n'impamvu yo gukora ibintu bitarimo inyungu. Bariya bapeti ubakoresha diru barangiza bakatubera igitambo nabyo barubizi Cyane boss. Ndumva wenda nka next month ibintu byose bizaba byatunganye. Undi zaba ari wane. noneho wowe batubera igitambo Cyane. ndashaka yuko ziriya kokayine bazituzanire Cyane. urumva peti yangu Kabisa boss. tukazibyazamo umusaruro bariya bapeti bakatubera igitambo. urabona leta iri hano yasaze ndashaka ko bariya bapeti batubera igitambo. Kabisa boss. Byo ndaza kubyitaho urabizi mbikora neza cyane. Aha sasa rero tuzazizana sangahe? Ndumva amasaha y'umugoroba nibwo aba hose iri baba batangiye nyine gusa n'abazubaramo n'iki. Ndumva aribwo gahunda zacu twazizana zikaza ziri safe. Yangu ndakasha ko nta muntu uziteze da ntazagire uzayoka. Hoya nta muntu ugomba kwinyasheta uko byamera kose nta munsi ruzigera winyasheta. Ndabizi kandi bizacamo. Bose uranyizera kandi nanjye mbigukorera neza fresh. Aha nje nacyo mukundira wallahi. Yes boss. Jipa akafungurira iryo dati. Kuna fanya kutera logika ndimo ibihumbi 2 kandi yambwiye kazayameje umugoro kanje kwikopesha kwa murokore ibintu by'icyatanu ubwo azayameje na murokore nanjye nzamuha. ndashaka kumwe ku bintu by'icyatanu so ukazaya mutema nzagurisha tu sawa Icara hasi hano adage. Neza bite sura genzwa ni? meze neza tu yasemana wowe urahita umbaza ikinzanye naranashika ibyicaro tu ariko umuntu yabaje no gusura bisanzwe mara Jipa akagenda uzanire umunyenzara ako kunywa ndabona ameze nabi. Sawa boss kambigukorera. ntabwo nzi ko mufite icyayi mani hano hantu uburyo mwitwara. Ubundi hano se muri restaurant. Isukari se shaka n'imvura nyera. Sukari ni nkeya ajya kurangura. Kwera ubwinshi sana ni muri kantine. Mike umuge ibintu byabaye tayari sibyo Gute se uje ngo mwinjize mu kazi? wapisha nuva ngo tuvugana muri interview y'akazi nyuma y'icyumweru kimwe aba ninjiye mu kazi. Akazi keza umva ahubwo Mike njyewe ukikadage ngiye ngo gukoresha nk'ibihumbi na byonyine ijana ryonyine bitarenze itariki uzahemberwaho uhita unsubiza ubukaro bwanjye.
nta kibazo kabisa kandi serious nzagusubiza musaza. Sawa. Harya nimero ni ya yindi? Niyo ngiyo kabisa. Tugize undaniza za story. Uzora amatipe nyine ni kuriya niko nyine sabibonye se gusa ntakaramu nyine aza kundeba gusa nyine ngiye nta nubwo nzi ko amaziranye ibintu birenze. Sawa. Yakugezeho. Sawa bro. Kanza ndabona SMS. So, kambe ngiye noneho ubwo naho gutaha kandi wakoze. Sawa. Bwira ba basore bitunganya nyuma y'amasaha 2 no kujya mu kazi. Ako Mike, wibuke ko habura amasaha 5 kugira ngo ya miti bashiremo ubundi bagarura ubwenge. Kandi paka nutitwara neza zanguhura ugukwiriye. Gute se bose? Wakabaye kuba bitunganya nta n'ikintu mbajije. Kwanza kuja